Ikaze mu makuru yacu akomeje kugenda avugwa mu Rwanda, makuru mabi cyane, impanuka ikomeye mu by'ukuri ni impanuka y'ikamyo izwi nka dipine ikaba yagonganye n'ivatiri uyu munsi. Hanyuma amakuru atugera muri aka kanya aravuga yuko abantu bagera kuri 4 bamaze kugwa muri iyi mpanuka. Navuga ko ari inkuru y'incamugongo. Uwahise apfa impanuka kimara kuba yitwa Pasi, ni umusore ukiri muto cyane. Hanyuma abandi bantu mu bajyanywe kwa muganga bagiye bamenywa n'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera mu Rwanda bamenye ko nyuma y'akanya gato abagera kuri 3 nabo bahise bahasiga ubuzima, bahise bitaba Imana. Uwatanze amakuru rero havuga ko n'uwa 5 ngarembye cyane, nawe bishoboka ko nawe ashobora kuza guhita apfa. Iriya mpanuka rero yabaye ku mugoroba wo kuri wa 4 tariki ya 11 Gashyantare 2021 ubwo imodoka nto y'ivatiri irimo abantu bagera kuri 5 yagonganye n'ikamyo yo mu bwoko bwa ho wo mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gicumbi mu ntara ya Majyaruguru. Hanyuma ku munsi w'ejo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kageyo witwa Gahano Mubera Jean Marie Vianney yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abantu 2 bari baheze mu byuma by'imodoka bakuwemo na polisi bajyanwa kwa muganga ku bitaro bya Byumba. Yavuze ko umuntu umwe yahise apfa icyo gihe nk'uko yari yabitangaje. Gusa CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yari yabwiye itangazamakuru ko amakuru yibanze avuga ko bari mu modoka nto bari banyoye inzoga, ko iperereza rero ririmo gukorwa. Yagize ati polisi irasaba abakoresha umuhanda bose ko bawugendamo neza bubahiriza amategeko y'umuhanda n'uburyo bwo kuwugendamo. Hanyuma abagize bati iyi ni impanuka ikomeye cyane yabereye mu mudugudu wa Kigoma, akagari ka Horezo, umurenge wa Kageyo, hafi y'agasantere ka Kigoma. Ni ikamyo rero ya ho itukura nkuko mugenda mubibona ku mafoto. Ati mu by'ukuri yari vuye Kigali, yari ikoreye umucanga, yagonganye n'imodoka nto rero yari irimo abantu bagera kuri 5, umwe ahita asiga ubuzima. Icyakora ni makuru aravuga yuko abagera kuri 3 magingo aya ngaya nabo bamaze kuhasiga ubuzima. Umuturage witwa Jean Marie wo muri biriya bice yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko imodoka nto yavaga muri Rukoma ijya i Kigali ita umuhanda. Ati rero yarimo igonga mu by'ukuri ikamyo. Ati niba ari imvura cyangwa se ubunyereri ati ntabwo mbizi. Ati yahise rero yinjira mu nzira y'ikamyo irayigonga. Ati iriya modoka rero nto yarimo abantu bagera kuri 5 uretse umwe wahise upfa. Ati 2 bari inyuma bajyanwe kwa muganga barembye cyane, abandi 2 ati b'imbere baheze mu byuma by'imodoka nkuko yabitangaje. Imbangukira gutabara rero yaraje kuhagera ngo itware umurambo, ndetse hari n'abapolisi bari bahageze kugira ngo batange ubutabazi bw'ibanze. Hanyuma ikigaragara cyo nuko aba bose bari muri imodoka ya voiture bose bashobora kuza kuhasiga ubuzima, cyane ko umwe yarapfuye, abandi bagera kuri 3 bamaze gupfa, ubwo bamaze kuba 4, n'undi usigaye birashoboka ko nawe mu by'ukuri ashobora kuza kuhasiga ubuzima, cyane ko amakuru avuga yuko arembye cyane, nawe amere nabi. Bari baheze mu byuma by'imodoka baza kubakuramo. Urumva ko umuntu waheze mu cyuma cy'imodoka by'ukuri biba bigoranye cyane kugira ngo ubuzima bwe buze kugenda bumera neza cyane. Reka rero twihanganishe umuryango w'aba bantu bombi bakomeje kugenda mu by'ukuri bitangazwa ko bamaze kuhasiga ubuzima mu by'ukuri kubw'impanuka ikomeye cyane yabereye muri kariya karere ka Gicumbi. Hanyuma reka tuve muri ako karere ka Gicumbi dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye. Kiri muri iyo ntara ya Majyaruguru by'umwihariko mu karere ka Burera haravugwa amakuru yitabwa muri yombi ry'umukozi ushinzwe imishahara y'abarimu muri Burera n'abandi bagera kuri 3 batawe muri yombi witwa Semajeri Pierre Celestin ushinzwe imishahara y'abarimu n'abandi bantu bagera kuri 3 batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha byo kunyereza umutungo, guhindura no gukoresha impapuro mpimbano. Amakuru yitabwa muri yombi ry'uyu mukozi na bagenzi be yamenyekanye ku mugoroba kuri wa 4 tariki ya 11 Gashyantare 2021. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bapfiriye yemeje amakuru yitabwa muri yombi ry'abagabo n'ibyaha bakurikiranwe. Yagize ati ubundi Semajeri Pierre Celestin ni umukozi ushinzwe abakozi mu karere ka Burera, akaba akurikiranwe ibyaha 2, ariko n'ibyaha ahuriyeho n'abandi bantu bagera kuri 3 barimo uwitwa Muzindutsi Emmanuel, Sibomana Viateur umukozi wa RSSB na Museruka Gerard diregiteri wa APEBU Nyamata mu Bugesera.
ataba bose rero bakurikiranwaho ibyaha bibiri birimo kunyereza umutungo, guhimba, guhindura ndetse no gukoresha impapuro mpimbano. Ibi byaha aba bagabo bose ngo babikoze bagira ngo rero bemeze ko uyu Muzindutsi Emmanuel yaba yarigeze kuba umwarimu kuva mu mwaka w'1995 kugeza muri 2006 bagamije kugira ngo ajye ahabwa imperekeza ya buri kwezi, kandi mu by'ukuri atarigeze aba umwarimu, yari umucuruzi bisanzwe. Dr Murangira Bapfiriye yakomeje agira abantu inama yo kwirinda gukoresha impapuro mpimbano kuko urwego rutazabihanganira na rimwe. Yagize ati mu by'ukuri nta muntu ukwiye kuba agikoresha impapuro mpimbano muri iki kinyejana kuko zikoreshwa hagamijwe kunyereza umutungo. Ati bakwiye kumenya ko rero RIB itazihanganira na rimwe umuntu uzikoresha, kandi naho byakozwe bazafatwa. Ati kuri ubu abatabwe muri yombi bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB Kimihurura, aho Muzindutsi Emmanuel, Museruka Gerard ndetse na Sibomana Viateur dosiye zabo zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Igitabo cy'amategeko agena ibyaha n'ibihano mu Rwanda byo ku itariki ya 30 Kanama 2018 ingingo ya 276 iyo ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa se uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa se ikindi kintu cyanditsweho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa se igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa se imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetse gukorwa cyangwa se icyarangije kwemeranywa, aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarengeje miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano, nkuko amategeko y'u Rwanda akomeza kugenda bigaragaraho. Hanyuma reka tunyure mu karere ka Rubavu turebe amakuru akomeza kugenda havugwa. Amakuru aravuga yuko babiri bafatanywe udupfunyika 8,000 tw'urumogi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Gashyantare, polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu murenge wa Bugeshi yafashe abagabo babiri bafite udupfunyika 8,000 tw'urumogi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba Chief Inspector of Police Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko abo bantu bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati abaturage bahaye polisi amakuru ko hari abantu babonye bikoreye imifuka kandi bikekwa ko ari urumogi. Ati bafitemo abapolisi barabakurikiye basanga koko n'urumogi bari bikoreye, barushyize mu bipfunyika bibiri binini buri wese yikoreye icye. Chief Inspector of Police Karekezi yongeyeho ko abo bagabo bavuze ko urwo rumogi rwari rwaturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barukura mu rugo rw'umugabo utuye ahitwa Kabuhanga mu murenge wa Bugeshi barujyaniye undi utuye mu murenge wa Busasamana. Abo bose batorotse baracyashakishwa. Abafashwe barwikoreye bavuze ko buri muntu yari guhembwa amafaranga y'u Rwanda 4,000 barugejeje mu murenge wa Busasamana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yasabye abaturage kudapfa gutwara ibyo batazi ndetse no kudashukwa n'amafaranga bahabwa n'abacuruzi cyangwa se abacuruzi b'ibiyobyabwenge ngo bishore mu bikorwa byo gutunda cyangwa se gukwirakwiza ibiyobyabwenge mu baturage. Yagize ati abacuruzi urumogi akenshi bifashisha abaturage mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Ati niyo mpamvu abaturage bakwiye kujya birinda gutwara ibintu batabanje gushishoza ndetse bakirinda gushukwa n'amafaranga bahabwa n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge kuko mu gihe bafashwe ingaruka nibo zigeraho. Yashoje ashimira abaturage uruhare bagira mu kurwanya ibiyobyabwenge batanga amakuru y'ababicuruza ndetse n'amayeri bakoresha mu kubikwirakwiza. Abafashwe bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukorera muri sitasiyo ya polisi ya Bugeshi kugira ngo hakorwe iperereza. Iteka rya Minisitiri nimero 001 agakoni mo 2019 ryo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, rishyira ikiyobyabwenge cy'urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Itegeko nimero 68 agakoni ka 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2018 riteganya ibihano mu by'ukuri ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 163 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, ubundi ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu